kubagezaho umuhango uko wagenze. Ni umuhango wo guherekeza umubyeyi wacu, mama wacu watuvuyemo, yitabye Imana. Ni umubyeyi wakundaga Imana, ni umubyeyi wadutozaga gukorera Imana, ni umubyeyi wabaga muri kominote za Kiliziya Gatolika zigiye zitandukanye muri santarare ya Kiziba. Cyane cyane yari umubyeyi w'umurejiyo. Byumvikane yuko muri Regiyo Mariya basigaranye icyuho cy'umubyeyi wacu watuvuyemo, ndetse ni umubyeyi witangaga mu mirimo igiye itandukanye ya Kiliziya. Ni umubyeyi wadutozaga gusenga, wadutozaga gukorera Nyagasani. Uwiteka Imana nzima yamukunze kuturusha. Twizeye yuko ubu ngubu yageze mu ijuru, kandi natwe dusenge tuzapfe neza, tuzapfe tukizeye, tugikorera, tucyubaha Nyagasani. Uwiteka Imana nzima yakoreye namwakire mu bwami bwe, amuhe iruhuko ridashira, amuhereze kuruhuka mu mahoro. Natwe dusenga Imana tuzapfe tukizeye Nyagasani, tukimukorera, tukimwubahisha, bityo natwe tuzapfe neza, twakirwe na Nyagasani, duhemberwe ibikorwa twakoreye hano mu isi. Ugiye kukibagezaho ni Mupenzi Emmanuel. Dukurikirane imihango uko yagenze. Turahera kuri misa yo kumusezera. Ni misa yabereye kuri paruwase ya Kibuye, iyoborwa na Padiri mukuru paruwase ya Kibuye afatanyije na Padiri Vedaste. Padiri Vedaste ni umupadiri twabanye igihe kinini hano muri santarare ya Kiziba. Ni umupadiri udukunda, ni umupadiri utwitangira, yaba mu byago yaba mu byishimo. Ni umupadiri wabanye natwe, ni umupadiri dukunda cyane. Twakurikirana uburyo imihango yagenze yo kumusezeraho mu rusengero, muri misa yaturiwe umubyeyi wacu, yaturiwe mama wacu witabye Imana. Tumutura Nyagasani mu misa yo kumusezera. Akoze cyane. Dukurikirane imihango uko yagenze mu rusengero ubwo yasomerwaga misa yo kumusezeraho. Dukurikirane. Oh
misa yo gusezera ku mubyeyi wacu, mama wacu watuvuyemo. Bamwe mu miryango ye batubwiye amateka ye yamuranze, ibigwi byamuranze. Dutege amatwi twumve amwe mu mateka ya mama wacu.
misa yo gusezera mama wacu ihumuje, twazamutse tuva mu mujyi wa Kibuye twerekeza mu nkambi ya Kiziba, mu irimbi rya Kiziba, twerekeza mu mihango yo gushingura mama wacu. Ni imihango yaranzwe n'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika, kuko na mama wacu yari umwemera wa Kiliziya Gatolika. Ni imihango yaranzwe n'amarangamutima ya benshi, bamwe baraturika bararira. Koko rero ntawe bitababaza, mama wacu yari umubyeyi ukunda buri wese, yari umubyeyi ubana na buri wese, yari umubyeyi ukunda gusenga. Ntawe bitababaza, dukurikirane iyo mihango yo gushingura mama wacu uko yagenze. Izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwa munsi kuko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura none, Mbona dutora dutumye, tuduterane mu gutoshya, ahubwo tuzakurangamira twibanire nawe, tuzakurangamira. Imana itugejeje igihe, uyu mubyeyi washaje ni umubyeyi wanjye, akurikirana n'umukecuru wanjye, ni wa gatandatu bavukana, akaba yitwa Uwimana Nyirabagenzi, akaba yaravutse 1959. Ise akitwa Kabirigi, umubyeyi we umubyara akitwa Nyambuga Mariya. Rwose mbona ajya gusenga niwe wantoje kujya muri kiliziya cyane, kugeza n'ubu aba numva ari ikintu mwiza. Muri kiliziya rero nubwo bavuga ko umuntu agira iminsi mikuru 3 ikomeye. Iyo umuntu yavutse barishima, iyo umuntu ashatse cyangwa se kubihaye Imana akaba uwihaye Imana bakora umunsi mukuru, niyo yapfuye bakora umunsi mukuru. Kubera ko sinzi ko hari ubukwe bugira abantu benshi baruta abangaba, sinzi kabisa. Uze ngo ni umunsi mukuru wa nyuma we dukoze, urumva? Ntabwo ndi gushima Imana rero ko tumuherekeje. Hari ubusaza akabura amuherekeza, abana be bari hirya no hino badahari, twe twese turahari, inshuti zacu zose zirahari, abagize umuryango twese turahari. Ntabwo umukecuru wacu agiye neza, tumuherekeje neza, tubereye umubyeyi mwiza, yewe n'abaturanyi barabivuga, n'ababanye nawe baramuzi. Ntabwo ngiye kumutaka ngo mvuge n'ibyo ntazi, wenda ntaranavuka, ariko icyo nzi cyo ngewe yari inshuti yanjye ku buryo bw'umwihariko. Bivuze ngo kuba muherekejeho ni agaciro gakomeye cyane. Nshimye Imana, kandi namwe mwese mwaje, Imana ibabe hafi. Uwagira nawe ibyishimo cyangwa akababaro ko twese turi ku isi, nka famiye yacu rwose ntimugatinye kutubwira, turi tayari kuba twaba hafi y'umuntu wese uri hano, kuba yatwitabaza natwe tukamufasha. Murakoze rwose, Imana ibongerere umugisha, kandi mama wanjye nawe Imana imwirukoze. Tugeze mu mwanya wo gushiraho indabo, dukurikirane umuhango wo gushiraho indabo uko wagenze. Murakoze. Mana
Imihango yo gushingura mama wacu dukunda yashojwe n'isengesho rya Magnificat. Ni isengesho ryatewe n'abakristu ba Kiliziya Gatolika ba Santrale ya Kiziba. Harimo amakorale, abarejiyo, ari naho mere wacu yabarizwaga. Turikurikirane. N'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'umurya we. Dore kuva ubu ngubu amasekuruza yose abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo. Yananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo, maze akuza abakene, abashonji abakire bagena amaramasa. Yatabaye Israheli umugaragu we, kuko yibutse impuhwe ze, nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu. Agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka, ubahe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, kuko isazi iteka rubawe n'ubu iteka ryose. Amina. Dusingize Imana yaduhaye ibyiza, ubugingo bw'iteka. Nk'ijisho ry'umunyamakuru, nyuma y'uko imihango yo gushingura mama wacu twakundaga yahumuzaga, twagerageje gushaka umwe mu muryango we twatunga mikoro akagira icyo atubwira kuri amwe mu mateka ya mama wacu twakundaga. Ijisho ry'umunyamakuru ryerekeje ku muhungu we Ndahinyuka Emmanuel. Ikaze Ndahinyuka Emmanuel, komera, ihangane, Nyagasani muri kumwe. Uri kumwe na Nyagasani ntacyo azabura. Nyagasani niwe se w'imfubyi, Nyagasani niwe mugabo w'abapfakazi. Kandi twizeye yuko mama wacu dukunda, mama wacu watuvuyemo, Nyagasani yamwakiriye mu bwami bwe bw'ijuru. Ndahinyuka Emmanuel, ikaze kuri mikoro za METV. Dusangize amateka ya mama wacu dukunda, mama wacu watuvuyemo. Ikaze. Bavandimwe
none nshimishijwe no kongera kuvuga umubyeyi washaje ariwe mama wanjye. Njye ubabwira nitwa Ndahinyuka Ruremesha Emmanuel, yitwa Uwimana Nyirabagenzi, yavukiye muri Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Masisi. Yashakanye n'umusaza umufasha we yitwa Edouard Ruremesha, babyaranye abana 8, umwe aza kwitaba Imana. Afite abuzukuru 7, umwuzukuruza 1. Bavandimwe, amateka ye rero uko yarwaye n'uko yafashwe, tariki 9 z'ukwezi kwa 2 2021 nibwo bwa mbere yisuzumishije kwa muganga na dogiteri kwisuzumisha, bamusangana indwara y'umuvuduko w'amaraso, hypertension. Mu kumusangana bamuhaye randevu ya tariki 19 z'ukwezi kwa 3. Ubwo hagati ariko mu kumuha randevu bari bamuhaye imiti yarayifashe, ategereje ko abona na dogiteri tariki 19 z'ukwa 3. Imiti yarayifashe, ayifata uko ashoboye, akacishamo akaremba, ariko yafata imiti agakunda gake gake. N'igihe yabonaga agahenge agakomeza kuba yakora n'ibindi byinshi cyane. Akunda gusenga, ajyaga no mu kiliziya mu miganda, dore ko bari muri iyi minsi bari no kubaka kiliziya. Noneho ya randevu tariki 19 aragenda, ntiyabona na dogiteri, bamuha tariki 16 z'ukwezi kwa 4. Randevu itaragera tariki 16 z'ukwezi kwa 4, ariko hagati aho twaje kubona amahirwe, tujya i Kigali, bamwitaho, barongera bamuha indi miti, akomeza arayinywa, ariko nyuma ategereje kuzana dogiteri tariki 16 z'ukwezi kwa 4. Tariki 16 z'ukwezi kwa 4 rero mu gitondo kare kare, yarabyutse. Mu kubyuka ari kuganira n'abantu, ndakeka yarasezeraga, ntabwo twasangiye bwa nyuma. Noneho bigeze mu saa 8 biranga, yo kumva yumva ikintu gifatiye mu mugongo no mu nda, gifatiye rimwe, uburyo ananirwa guhumeka. Tumujyana kwa muganga, araramo, isukurikiyeho araramo. Bigeze tariki 16, mbese ni nkuru kuri wa munsi yari kwitaba randevu ya dogiteri, abyuka aremba cyane. Yabyutse arembye cyane. Mu saa 3 tumujyana mu bitaro bikuru bya Kibuye, bamwitaho, abaganga bamwitaho uko bashoboye, bakoresheje imbaraga pe ku buryo bushoboye. Kugeza mu saa 10 y'umugoroba biranga, ntibyagenda neza, birangira yitabye Imana. Icyo namuvugaho rero gikomeye, tugende neza mu mutuzo. Ubundi yaranzwe n'umutuzo, njye mbimuziho, gutuza no guceceka, kwiyumanganya cyane, haba mu bihe bikomeye n'ibyoroshye. Azi kwiyumanganya, guceceka cyane, nicyo kimuranga. Niko abantu benshi bamuzi, nabwo buhamya abantu bari batanga. Kurwara kwe ntabwo tugoye, ntisakuzaga, ntihawe n'igihe ababaraga, ntiyapfaga gutaka, ijwi rye mpfa kuryumva. Guhinja apfa, turebana mu maso, nta rusaku ndi kumva, nta gutaka ndi kumva, nta gusambagurika, nta kunanizanya. Yagiye neza, yagiye umubyeyi mwiza. Nzi neza ko mu mutuzo rwose yagiye yibereye kwa Nyagasani. Ngubu nta kibazo, turumva tumeze neza mu mutima, nta n'amarira, nta n'akababaro kabisa, kuko twizeye neza ko imirimo yakoze yayimugejeje. Nshimiye rero imiryango turi inyuma, nshimiye inshuti, abavandimwe batari guhwema kutuba hafi no kutwitaho. Nyagasani nabo abarebana impuhwe kandi ajya bafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikintu gikomeye nashimira Imana ni uko hari ikintu gikomeye cyamubayeho cyiza. Kubona umuntu ushaje nk'uriya agasaza iminsi isatira wikendi, bigoye kuvuga ngo abone misa, by'umwihariko nko ku cyumweru. Amushyingo ari ku cyumweru, biragoye ku munsi w'icyumweru kugira ngo abapadiri bigomwe batange misa. Ariko by'ukuri icyo nshimira Imana, dusomewe misa n'abapadiri 2, dusomerwa misa harimo umupadiri umwe wabanye na kominote hano mu nkambi ya Kiziba, Padiri Mugimba Vedaste, yafatanya na Padiri Mukuru. Byagenze neza, ni umugisha rwose.
ntawe misa, twamusomeye misa, abana be duhari, hari inshuti, hari korali, bimeze neza, mbese twamusezeye neza, tugendeye neza. Imana rwose nzi neza ko agira amasengesho amusabiye mwibisa ikamwakira ijabiro iwayo. Umugisha w'Imana ukomeze ubane namwe mwese, murakoze. ndangije nshimira buri wese wafashe abavandimwe mu mugongo. ndangije nshimira buri wese wahumurije abavandimwe kubwo kubura umubyeyi wabo, kubwo kubura mama wacu twakundaga. buri wese witanze, bavandimwe, nshuti, miryango, bakristu, bavandimwe ba santrale ya Kiziba, mwihangane. umubyeyi wacu, mama wacu, Nyagasani yamwakiye mu bwami bwe bw'ijuru. uwakibagezagaho Mupenzi Emmanuel, kuri mikoro za METV. kola subscribe, kola share na comment kugira ngo ibiganiro byacu, ibihangano byanjye bikugereho kandi vuba. Shalom.